aho bari abahiye baba young boys bakunda byacitse kuri tree baba bakabishe bari soba cyangwa se basinze money and umbwiye yuko wabuze kubera akazi ndangira akazi nanjye gure nanjye nabuze akazi ahubwo nanjye nta kintu tuzajya ugashaka mana akazi nanjye narakabuze nari amanyanga uri kunshyiraho pe kandi umbwiye yuko wabuze kubera akazi kugeza naho nsigaye nirirwa muri ghetto nabuze akazi kugeza naho umukobwa nsuye noneho nkabura icyo muha nkamubwira yuko turi mu masengesho tutarya Jesus nawe ndabona aracyabyibushye ngende narahombanye ubibona washizeho pe wajya mu matama yawe bakubisemo utunyunda aguze ukuntu umeze mu maso hakubanye hari wajya ngo naho indogobe wowe nuko utazi nyine mu buryo imeze wajya ni imashini isya amamesa ahubwo mani reka tubyukire ku ndege mu gitondo oya mani ibyo ntabwo ari byo sawa ahubwo duteka imitwe umva iyo mitwe rero tugiye gupanga ngiye kwihindura umukobwa negamye hano kwibuye ninegama kwibuye wowe uragenda hari ku muhanda yire umuhungu uri ubone wose w'umusore ati hari hirya mu gashyamba hari umukobwa ashaka ko muvugana ngo mupange nyine ubundi iki nyine uzikubaye nana warono ubundi niyo warono genda reka ngende mani salami cyane salami gara urimo urareba nk'umuntu ushaka umuntu w'umugabo sha nyine nk'uko ubibona byashoboka none se kumushiga ibintu byo gusunda n'iki gusunda wati gusunda ni bya bintu abantu bo bakunzi bakora sha funka kwipinda babu ipinda ntabwo ari ibyabuze will you keep quiet what icyo ushaka cyose uragibona kuri ngewe okay byiza cyane ariko ugiye kumva kondisiyo ngiye kuguha ugize ngo icyo zimeze gute kondisiyo ndazi kubwira zimeze ngaho twagiye tangira umbwire numve kondisiyo ya mbere rero twize muri biology hari akanyangingo ko mu bwonko bita large intestine sibyo noneho ni iki ikenera amafaranga 5,000 kugira ivubura urukundo what unguki ikenera amafaranga 5,000 kugira ivubura urukundo kugira ngo zagukunde cyane kananya gutya noneho hari akandi twize ko muntu munda bakita spinal cord noneho mva yoyo rero yihaye amafaranga umva ndakwiha wose Jesus is Lord ngiye kungora igikorwa gitaranga nanjye ibyo ndi buguhe ni byinshi ibyo ndi buguhe birenza ayo ngayo agize se sindi bugufate neza Yesu nese man nese turajya hehe ubundi tuzo sha haramtegete Yesu mu birometero nka 2 geto sinzi kunda nkunda mu ishyamba indaya mbaya ubwo se mu ishyamba batuvumbukanye oya mu ishyamba niho haba hari umutekano wagize inzu bayigushwenyeraho man abantu bikigiye aha turabazi ngaho reka tugende twagenda ntarebe twa ariko rero nabanza nkajya harakunyara ariko noneho munyumvire pe ngaho basi genda nese urangura mfite inkari ngaho ntari bigenda ndayakiriye arakase bana yanjye ubundi yabonaga umuntu ufite isura nk'iyimarage gutya koko nta umukobwa Yesu abantu baragowe koko
ibipapuro oji. Kirana nitinze yora. Wagira ngo ntago ibizi ko umuntu aba adaherutse kunyinyira. Kandi ubu ngubu nibwo umuntu aba abonyeho kunyinyira. Ariko nabonye ikinateye. Ayo munsi ndarya umwana tu. Yesu! Bakurya umwana. Urarya umwana se kereka nidutingana. Ahubwo nyiriye amafaranga 15. Yesu! Ndebe uburyo nagicika.